Turabashuhuje kandi tubifuriza igitondo cyiza, mukomeze kugira umugisha w'Imana. Muri aka kanya tuje kubabwira ko rero ubu application UR ifunguye, application yatangiye. Ubu umuntu wese ufite amanota amwemerera kwa applyinga ubu ngubu yaka applyinga akaba yabikurikirana, kuko kubikurikirana mu wa mbere kiba ari ikintu cyiza cyane, gituma amahirwe yawe yo kuba bagufata yiyongera. Niyo mpamvu umuntu ugomba kubikurikirana mu wa mbere aba afite amahirwe menshi yo kuba bamufata. Ariko tukibuka ikindi kintu kimwe, abantu mutanga imyirondoro ku bantu bakora application ukaba wayitanga ahantu henshi, si byiza. Niba uhisemo ko umuntu umwe agukorera application, ni uwo nguwo. Umuntu umwe niwe ugomba kugukora application, akabikurikirana kandi nawe ukareba ko ari kubikora, nawe ukabikurikirana ukareba ko ari kubikora neza. Ariko ubwo niba utanze imyirondoro ahantu harenze hamwe, ibyo bishobora kukubuza amahirwe yo kuba bagufata. Niyo mpamvu ugomba kuguha umuntu wizeye akaba ari we ugukorera application. Ikindi nizere ko nk'uko twabivuze ubushize, twababwiye ibintu bisabwa kugira ngo ube wakora application. Ugomba kuba ubyiteguye neza, harimo ntara y'amafaranga 5,000 cyangwa se 6 byo ku banyamahanga bari muri East Africa. Ariko nyine ibyo ndakeka abantu bari kunyumva cyane ni abantu baherereye mu Rwanda, gusa n'umunyamahanga baye ari kunyumva ni 6,000. Sinzi nyine ubwo byaterwa. Rero ayo mafaranga ukaba uyafite kandi ukaba ufite umwirondoro wuzuye, ugatanga umwirondoro wuzuye muri make ku muntu uragufasha muri application. Twavugamo nka details zawe zikuranga, nk'amazina, itariki y'amavuko, nimero ya telefone, ababyeyi bawe, ndetse mbese ibintu byose bikuranga by'ingenzi. Ndakeka abantu bababwiye ko babafasha muri application babibabwiye. Noneho hari ikindi cy'ingenzi, ubwo ni ukuvuga ngo ahantu washoreje kwiga, ID yawe, na index number, ndetse na result slip. Hari n'utundi twinshi tugiye dukenewe. Ndakeka abantu bababwiye kubafasha muri application ibyo byose barabibabwiye, kandi nawe icyo usabwa ni ukuba warabyujuje neza ukabitanga byuzuye kugira ngo application yawe ibashe kugenda neza. Twarababwiye ngo niba mwifuza ko tubafasha muri application, natwe mwatwandikira ubundi tukaba twabafasha. Ni ibintu bitagoye cyane. Niyo mpamvu icyo usabwa wowe ni uguha umuntu wizeye ko agomba kugukora application neza, kugira ngo ibintu byawe bigume bimeze neza kandi biri clear. Rero turabashimiye amahirwe n'imigisha ku bantu mwese mugiye gukora application. Mukomeze mubikurikirane, kandi natwe tubasaba gukanda subscribe kugira ngo update zose zishobora kuba zaba, cyangwa se andi makuru mukeneye no kuzindi application, kuko umuntu ntabwo akora application ahantu hamwe gusa, kugira ngo mube mwabibona byose. Mukomeze kugira ibihe byiza rero, turabakunda cyane.